Oh yes, oh yes. Ese waba uzi ingaruka mbi zo gukora akazi birengeje urugero? Waba uzi ingaruka mbi zo kwikorera ibikuruta? Waba uzi se iminaniro cyangwa se ibigendanye n'imiraniro iterwa n'akazi ukora, icyo bihindura ku buzima bwawe? Bikaba byatuma usaza imburagihe cyangwa se ugasaza cyangwa wapfa igihe kitageze. Reka dukurikirane iki kiganiro ngira ngo mbagezeho. Ni Shata Mukazi, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro nkomeje kubagezaho. Yes. Ingaruka mbi zo gukora akazi birengeje urugero. Hari aho nasomye bavuga ko umukozi mwiza ari umukozi ukorana umwete n'umurava mu kazi ke kugira ngo yuzuze neza inshingano yahawe. Nubwo bimeze gutyo, hari izindi nyandiko nyinshi zigaragaza ko gukora neza atari ugukora kugira ngo ushimwe, kuko ari nayo mpamvu ituma hari abakora ku kigero gikabije cyane kugira ngo bashimishe ababakoresha. Iyo ukora muri ubu buryo uba wongera ibyago byo kurwara indwara zimwe na zimwe ndetse ukiyongerera n'ibyago byo kwangiriza bimwe mu bice by'umubiri. Gukora ku kigero gikabije ni imvugo ikoreshwa mu gusobanura gukora cyane cyangwa by'igihe kirekire. Iyi mvugo kandi ifitanye isano n'igikorwa cyo gukora birenze imbaraga n'ubushobozi bw'ukora. Birumvikana ko gukora birenze ubushobozi bwawe bidafite aho bihuriye no kuzuza neza inshingano zawe. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bugaragaza ko gukora amasaha arenga 55 mu cyumweru bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu. Icyakora hari abayarenza bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ibi bishobora gutuma urwara indwara zitandukanye zirimo na stroke, umuvuzi w'indwara zo mu mutwe. Mu bitaro bya Cleveland muri Amerika, Ada Boland avuga ko gukora cyane bikabije bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umukozi. Yagize ati, niba ukora ku kigero gikabije, igipimo cy'umusemburo utera umuhangayiko cortisol kiriyongera, bishobora gutera ikibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, umuvuduko ukabije w'amaraso hamwe n'ibindi bibazo by'ubuzima. Oh yes. Yavuze ko akenshi usanga abantu bakora bikabije bitewe n'ababakoresha cyangwa igituntu cy'ababakoresha cyangwa se igitutu bashyirwaho n'imirimo bahabwa. Adam Boland agaragaza ko hari ingaruka nyinshi ziterwa no gukora cyane birenze urugero. Ingorane mu gusinzira. Kutabona ibitotsi bihagije ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko ukora bikabije. Gusinzira bituma umuntu agira ubuzima bwiza, yaba ubw'umubiri n'ubwo mu mutwe. Kuba rero wabura ibitotsi bishobora kugira ingaruka ku buryo ikigero cy'umuhangayiko kizamuka, stress. Ingorane mu
gukemura ibibazo cyangwa se kuba watinda gukira indwara mu gihe warwaye. Izo zose ni ingaruka ku bantu bakora akazi karengeje ako basabwa ndetse bakora kugira ngo bashimwe. Imihindagurikire mu mirire. Niba ukora cyane, biroroshye guhugira mu mirimo ukibagirwa kurya umunsi wose. Kutarya no gusiba amafunguro bishobora gutuma isukari yo mu maraso igabanuka, bikaganisha ku mbaraga nke z'umubiri. Kubura imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri. Ku bakunda imyitozo ngororamubiri bazi neza ko ari ngombwa kuyikora mu mibereho ya buri munsi, ariko iyo umuntu yakoze birenze ubushobozi bwe, gukora siporo ni kimwe mu bintu ahita ahagarika. Ubushakashatsi bugaragaza ko gukora imyitozo ngororamubiri byibuze iminota 150 mu cyumweru ari byiza, kuko bifasha kwirinda umuhangayiko, kugabanya ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso, gufasha kugenzura isukari iri mu maraso no kugabanya ibyago byo kurwara umutima na diyabete. Umubano n'abandi urangirika. Niba hari igihe ujya ukumbura inshuti zawe n'ibihe byiza mwagiranaga, kubera ukoresha igihe cy'umurengera mu kazi, menya ko hari ibihe by'ingenzi uri gutakaza, haba ku ruhande rwawe ndetse n'inshuti zawe. Birazwi ko iyo ufite inshuti birinda ubwigunge kandi bikongera umunezero, bifasha ubwonko gukora neza. Ibaze rero ugiye uzitakaza gahoro gahoro. Ibi byemezwa na Dr. Bolland ati: ubu abantu basigaye birengagiza ibiruhuko yewe n'ibyo bagenerwa n'akazi kabo, kubera gusa guhangayikishwa cyane n'ibitegerezwa mu kazi kabo. Igihe bagaruka, ubwoba bw'akazi kenshi, kwishora mu biyobyabwenge. Poland avuga ko ari abasanzwe ko hari umubare munini wabishora mu biyobyabwenge mu gihe bahuye n'umuhangayiko cyangwa igihe biyumva mu buryo butandukanye. Rero mwirinde ibiyobyabwenge, nabyo bishobora gutuma mwakwishora mu bibi kandi bitari byiza. Rero gukora akazi cyane, akazi kakurengeje ubushobozi, ukananiza ubwonko, ukabasha kuba wakwishora mu biyobyabwenge, ibyo byose ni ingaruka zitari nziza. Nshuti zanjye, mukomeze mukurikirane ibiganiro kandi turabakunda, turabishimira. Welcome, we love you so much. Subscribe, comment, like kugira ngo dukomeze tunezerwe. Niba ushaka kutugezaho ibitekerezo, andikaho munsi comment. Niba ushaka gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, kora subscribe kuri iryo bara ry'umutuku, maze dukomeze tugendere hamwe tubungabunga ubuzima bwacu. Yes, oh yes.